tutaratangira kamaye nsabana imbabazi yego itabwa muri yombi rya Kayirebwa wa mugore na wa mugabo Kariste wa mugabo wari witabaje umugore utari we kugira ngo bakore imitation y'ikibanza kariyo byatumye Hirwa afatwa. Ariko se hari umuntu bashaka kumvisha ahantu bihuriye. Hirwa ni filime abagiye muri Hollywood barije amafilime nta filime irabaho nk'ibintu Hirwa akina mu buzima busanzwe. Ubwo twatangiye kambatangira operation yose ukuntu yagenze ubu noneho amakuru nje mfite Hirwa kagiharisi oya nibwo atangiye mureke babwire Hirwa ubundi byagenze gute kugira ngo Hirwa afatwe yafatishijwe nande yakoze izi operation ubwo ari byo ntari babwire bindi nagiye mbona bagiye banyibwirira uburyo nabaye basambanyije ariko batajya kubivuga mu itangazamakuru n'ibindi ibyo ntabwo ndibigaruke uyu munsi ubo ni benshi hari umukobwa umwe ambwiye ati sha nanjye twararyamanye kandi nabonaga azangira umugore atari kuko muzi ko nzi n'undi nawe yabikoze ati noneho aduhondanisha imitwe kugira ngo dutandukane twembi tuhita tumureka ati ariko amakuru nuko Hirwa abagore benshi mpamvu badashaka no gutanga amakuru ngo babyerure abo yaryaga amafaranga yabanzaga kuryamana nabo yafite ukuntu abakonvenka n'umuhanga cyane iyo operation ntabwo nza kuyijyamo kandi mbabwira indi operation noneho uburyo umugore yasangiraga n'umugabo yamukoresha mu operation yateye ubwoba umugore aba hanze bakakigurisha hanyuma ku ifoto kugira ngo akore imitation ku ifoto baketinga irangamuntu y'umugore bagashyira ifoto yuriya Kayirebwa Aline nuvuga ngo bakajyana ifoto ariyo hindutse ku buryo bagiye bimeze nk'ari umugore ugiye gukora imitation n'umugabo we utigero byaragenze guterero biriya bintu byabaye kera bari bamaze igihe baragaciye uriya mugore Kayirebwa Aline muri ko nababwiye usite ntabwo Hirwa ashobora gukora wenyine ndaje mbabwira ikipe bakoranaga rero mu bakeya yari ihabara ry'uyu nguyu Hirwa ubwo numva Kayirebwa n'umugabo warafunze asigura akora escroquerie ariko ari habara ry'uyu nguyu kandi nawe ariko yarabikoraga Aline yego nawe nyine escroquerie yikoraga ariko no akorana n'uyu Hirwa yabigiyemo kugira ngo Kayirebwa Aline agende amenyane n'uriya mugabo umugore we aba muri Canada amakuru ngiye kubaha nimvaho n'umugore ubu turavugana amakuru amwe yarayampaye n'urwandiko rero rwemerera uriya mugore uri muri Canada yemerera umugabo we kuba yasaba inguzanyo muri banki $16,000,000 yego arangije arambwira ati umugabo wawe yasabye inguzanyo ya $16,000 muri banki kandi barazimuhaye ati kandi ikindi gikomeye umugabo afite ihabara ryitwa Kayirebwa Aline ati kandi Kayirebwa Aline n'usigaye ugenda mu modoka yawe hakaba hari umunyamasengesho bamenye ko uriya mugabo kono uyu musenga cyane n'umuvuga butumwa uriya mugabo wasigaye umugore akajya muri Canada babagiye ahantu ngo ku muntu witwa Papa Samuel ku Muhima mu cyumba cy'amasengesho afite n'umugore witwa Serafine bageraho ku muntu byageze nubwo bibabaje ariko ati umugore wawe yarakuroze kubera ko yifitiye abagabo muri Canada ashaka kukwica umugabo ubu yafunzwe yarasigaye atakirara kuri matera asigaye arara hasi ku musambi baramubwiye bati uburiri yabugutegeyeho ugomba kubwirinda sibyo ariko yebwe ko uri kujua role zose ninde ni Hirwa ni uri kuri vora ubwo umugabo ahita abwira inde Kayirebwa kugira ngo amutume kuri inde kuri uriya mugabo amwumvisha ukuntu umugore we ari we muri diru zo kugira gute zo gufungisha umugabo ku buryo umugabo yafunguwe akabwira abana uburyo umugore we ari we ushaka kumufungisha akambwira ko n'ikintu kiri kubitera ari ba bagabo bari gushaka yuko amufunga agaheramo akabona uko yibanira n'abo bagabo bibana afite muri Canada mbere na mbere ahantu handi byumvikana ko hari abantu mu nzego bajyaga bakorana bamwe na bamwe cyagiye umugabo afungwa ntibyagiye mu itangazamakuru cyagiye icyo cya mbere cya credit Hirwa yasa ifoto y'umugabo yambaye amapingu ayohereza umugore muri Canada ati twamufunze tawe muri yombi nibwo yamenye ko bari bagurishije cya kibanza cyane harakano wibagiwe ukuntu Hirwa yatakaga Kayirebwa umugore agatangira kugira amakenga ndazabuka kugeraho aho niho yavumburiye ko atari umukozi wa NSS yateze umuntu akaba atangiye gutaka uburyo cy'umugore wa Nyarutarama kuvuga yaravuga ati ariko ubundi bwuzunyetso ariko ikirego ngiye kugitanga byazamuka n'umugore ufite umugabo bahita bamenya ko ubwo ko ibimenyetso mfite bya mbere nagaragaza
ni chat twagiranye. Yego. Muri chat twagiranye ndetse kuba n'ibimenyetso by'uko yandiye amafaranga harimo n'iby'uko twaryamanaga. Abantu baryamana bavugana kuri chat ntabwo babayoberwa. Yego, nanjye nambwira utyo ati hari ubuhamya ntatanga kuko amafaranga nahaye Hirwa umugabo wanjye ntiyarabizi. Niba afite abakobwa barenze 4 banyibwirira yuko Hirwa ngatingerwa sinakubeshya ntituziranye. Hako sinakubeshya teoriye twararyamanye kandi rwose yandiye n'amafaranga ariko sinabivuga. Kambwira ati Kayirebwa ngo yanamuhaga n'amakuru yaho mu rugo yego kuko ngo yarasiga abana n'Ukaristi. Urumva noneho we amakuru yamuhaye akakubena n'amakuru yavanye muri Canada bakakoresha bahanurira umugabo batishe shati kankubwiye yitagera ati y'Imana yibitaba imbaraga z'Imana uyu mwaka ntabwo ari gushira udapfuye kuko ibintu yakuroze buriya byonyine ngiye yuko Hirwa yiyogoshesheje ngo no gupfa yapfa. Nibyo yasanzwe bikangisha n'ubushize twarakavuze yasanzwe bikangisha bigakunda ariko hano amakuru ari mu mashyashya nayahe. Nabwo ati arareba mu bwenge azi n'ubushishoza afite ati ngiye mu mwogoshe napfa urwo rubanza nzaruburana. Baramwogosha yarasanzwe amuziho ubwo butekamutwe. Ujya uyumvishe ari imitwe yumvishe ari bivuze ngo kumwogosha ngo ahita napfa bigeze kogosha so urapfa urabibona. Ati urumva reka umuntu barakoze ikosi utapfa kuzana amaneno yaho adafite ibimenyetso. Abantu bakomeze babe maso kandi bumve yuko niba wamugana ugiye mu rukundo ukabona nyine umuntu ameze nka Hirwa hari bahirwa benshi hano abantu baraza kwizera abandi rero kari ikibazo gikomeye kuko Aline amakuru yatanze abantu babyumve neza nituvuga ibintu by'amasengesho reka mbabwire muri bukene mukuru yavuze mu ku bintu by'insengero ubu ni bwana mwabyumva uza abantu maze kubona ko bagiye batuburirwa n'ibintu. Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje amarere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba Ukwezi TV na Gasaro TV abari akagaruka mu biganiro byacu umunsi ku wundi twakiriye umusangwa wacu niko ngiye kujya mvuga ko umusangwa ntabwo ndi umushyitsi ntabwo ndumutumirwa uri mu rugo kwidumbaguza na kabisa. Hanyuma meze neza Sandrine Karame tutaratangira kamaye nsabana imbabazi. Yego nari nzi ko ibintu byahirwa twashyize ikiganiro cya nyuma neditinze kuri Hirwa nari nakise Hirwa final numvaga ikiganiro cya nyuma dukoze kuri Hirwa. Muza abantu badukurikira bakurikiye inkuru za Hirwa niba uzi za ndirimbo zinzayirwa imara iminota 7 uzi ko irangiye ukumva ngo turo monde bouge ikongera igatangira nta kintu twababwiye kuri Hirwa niyo mpamvu ngarutse nta kintu twababwiye urumva ntituzi ukuntu Hirwa yafashwe ntituzi uwamufatishije urumva ntituzi abo bafatanya ntituzi ibitendo yakoze nta nubwo bidusobanurira ko kugira ngo afatwe hitabajwe cyangwa se byatewe n'aba bandi babera batweretse wa mugabo ya ibara bivuze nyine ariko ntabwo twasobanukiwe uko byagenze wabasha kubihuza se ntabwo nabashaka kumva uburyo bavuze ko itabwa muri yombi rya Kayirebwa wa mugore na wa mugabo Kariste wa mugabo wari witabaje umugore utari kugira ngo bakore imitation y'ikibanza kariyo byatumye Hirwa afatwa ariko se hari umuntu wabasha kumvisha hano bihuriye kuko rero ngo wacuze biriya bintu niba by'amarangamuntu reka nkubwire ariko abantu baba bamenya nabandi bakora amafilime barebye amascript y'amafilime Hirwa ni filime abagiye muri Hollywood barije amafilime nta filime irabaho nk'ibintu Hirwa akina mu buzima busanzwe uko twatangiye kambatangira operation yose ukuntu yagenze ubu noneho amakuru nje mfite Hirwa kagiharisi oya nibwo atangiye mureke babwire Hirwa ubundi byagenze gute kugira ngo Hirwa afatwe yafatishijwe nande yakoze izi operation ubwo ari byo ntari babwire bindi nagiye mbona bagiye banyibwirira uburyo nabaye basambanyije ariko batajya kubivuga mu itangazamakuru n'ibindi ibyo ntabwo ndibigarukeho uyu munsi ubo ni benshi hari umukobwa umwe ambwiye ati sha nanjye twararyamanye kandi namunaga azangira umugore atari kuko muzi ko nzi n'undi nawe yabikoze ati noneho aduhonanisha imitwe kugira ngo dutandukane twembi tuhita tumureka ati ariko amakuru nuko Hirwa abagore benshi mpamvu badashaka no gutanga amakuru ngo babyerure
abo yaryaga amafaranga yabanzaga kuryamana nabo, yafite ukuntu abakonvenka, ni umuhanga cyane. Iyo operation ntabwo nza kuyijyamo, yego kandi mbabwira indi operation noneho uburyo umugore yasangiraga n'umugabo yamukoresha ama operation yateye ubwoba. So muribuka mbere na mbere umuntu Libre yatweretse umugabo witwa Kariste n'umugore witwa Kayirebwa Aline ko bagurishije ikibanza, umugore aba hanze bakakigurisha, hanyuma ku ifoto kugira ngo akore imitation, ku ifoto bagaketinga irangamuntu y'umugore, bagashyira ifoto y'uriya Kayirebwa Aline, nuvuga ngo bakajyana ifoto ariyo hindutse ku buryo bagiye bimeze nk'ari umugore ugiye gukora imitation n'umugabo we. Utigera byaragenze gute rero? Biriya bintu byabaye kera, bari bamaze igihe baragaciye. Uriya mugore Kayirebwa Aline yari kwanza akabanza muhera inyuma, umugabo warafunze, afungiye mageragere. Afungiye iki? Escroquerie. Yakatiwe imyaka 7, amaze gukora 2. Kayirebwa Aline afite ibirego nawe mu rukiko bindi, harimo ikirego cya escroquerie, harimo ikirego cya sheki itazigamiye, kimwe kiri Kimironko, ikindi kiri Libre Headquarter, bisanzwe bihari. Ikintu kugeza ubu nkomeje kwibaza, Kayirebwa Aline na Hirwa n'ikipe yabo, muri ko nababwiye ubusite ntabwo Hirwa ashobora gukora wenyine. Ndaje mbabwira ikipe bakoranaga rero mu bakeya, ariko bake ndi bubabwire baratomenya abakoranaga na Hirwa yuko ari benshi, nubwo tuhita tumenya ngo ni bande. Hanyuma rero bijya gutangira, uriya Kayirebwa Aline yari ihabara ry'uyu nguyu Hirwa. Ubwo numva Kayirebwa ni umugabo warafunze, asegura akora escroquerie, ariko ari ihabara ry'uyu nguyu Hirwa. Kandi nawe ariko yarabikoraga Aline. Yego, nawe nyine escroquerie yayikoraga, ariko no akorana n'uyu Hirwa. Yego. Uti byatangiye gute rero? Hirwa yabigiyemo kugira ngo Kayirebwa Aline agende amenyane n'uriya mugabo, umugore we aba muri Canada. Amakuru ngiye kubaha nimvaho n'umugore ubu turavugana, amakuru amwe yarayampaye. Aragenda barahura, ariko ntago Hirwa yigeze ahura n'uriya mugabo, ntabwo bari baziranye. Umugabo yamumenye ku gihe cyo gutabwa muri yombi, yakoresheje umugore, aramujyana baba close, akoresha ikindi kintu kindi bombi bose bahuriyeho, amasengesho. Mureke mbabwira hano mujya mu byo by'amasengesho, nimushaka mwitonde, niho imitego yose izingiye. Byatangiye gute? Kamaze mpere kuri uriya mugore uri muri Canada. Umuntu yaramwandikiye aramubwira ati rero wampa nimero y'umugabo wawe, ati ngende umukozi nkora muri banki, wampa nimero y'umugabo wawe kandi inshuti yanjye tuziranye, ati ko nari nkeneye nimero ye, kumaragira ngo amushotore. Umugore wo muri Canada agira amakenga, aramwirinda. Nyuma arongera aramwandikira akoresha indi nimero, atereka rero nkubwire amakuru na screenshot yazinyeretse, amakuru ngufitiye ni ingenzi, ushaka wamvugisha niba afitiye akamaro. Umugore afite abana, afite umugabo bari mu Rwanda. Avuze ati umuntu ufitiye amakuru y'ingenzi agira amakenga, amutega amatwi, baravugana. Tubabona rero ku muryango wanjye nta wamenye. Baravugana. Arabanza mbere na mbere amukubita irangamuntu, fotokopi irangamuntu. Iyo fotokopi irangamuntu umugore yayifotoreye, yambwiye ati nayifotoreye ku kameza hano muri Canada, nyoherereza umugabo mu Rwanda, kandi nayohereje ejo bundi. Mpita nibaza umuntu ubashije kubona fotokopi irangamuntu yanjye narayohereje umugabo n'undi muntu nayihaye, ngira amakenga. Uyu muntu afite amakuru. Arongera ikindi gipapuro yarasinyeho nacyo arakimwereka, ati wewe menya ko mfite amakuru kandi akomeye, sibyo? Ati ngiye kuyagusangiza. Arabanza amubwira ko ari umukozi wa NSS. Arambwira ati wabuze ibintu umugabo wawe yakoze? Uzi ko umugabo wawe yafashe inguzanyo muri banki? Urumva? Hano mfite kopi y'urwandiko rwacuzwe na Hirwa. Unkurikire neza, ntago Hirwa umugabo yaramuzi. Rwacuzwe na Hirwa, umugabo yifashishije we na Kayirebwa Aline, bajyana muri banki, imuha inguzanyo ya $16,000,000. Rero ni urupapuro rusinywe kwa noteri, uwo noteri uriho baramubuze, bashobora kuba atabaho. Ni urwandiko rero rwemerera uriya mugore uri muri Canada yemerera umugabo we kuba yasaba inguzanyo muri banki $16,000,000. Yego. Arangije arambwira ati umugabo
wawe yasabye inguzanyo ya miliyoni 13 muri banki kandi barazimuhaye. Ati kandi ikindi gikomeye umugabo afite ihabara ryitwa Kayirebwa kubagonganisha. Ati kandi Kayirebwa n'usigaye ugenda mu modoka yawe. Imodoka y'uriya mugore uba muri Canada yabaga mu Rwanda, umugabo ajya yifasha ko umugabo nta perima agira, yayikoreshaga igihe ayikeneye agashaka nk'umushoferi. Ati imodoka yawe niyo ihabara ry'isigaye rigendamo. Umugore ati kamaze mbaze neza umugabo. Ati kamakuru ufite amakuru ko asabye inguzanyo muri banki niyo. Umugabo atangira kumuka inabi. Ati naramaze ati singuzanyo yanjye ati savance ku mushara wanjye nibiki. Umugabo afite akazi keza muri World Vision ahembwa amafaranga arenga miliyoni ku kwezi. Ni naho ahantu umuntu akomeza kwibariza niba Hirwa naho bakorana nkuko wa mugore w'Irwamagana bitubwiye na Kayonza, niba koko Hirwa adafite imiti atera abantu. Umugabo atangira kumuka inabi. Undi ati imodoka yanjye se kandi umugore ugendamo, ati imodoka hano wayisize ndo murinzi wayo. Umugore yumva ko amakuru Hirwa yamuhaye afite ishingiro, barutangiye gushya. Noneho ibyo Hirwa yavuganye na wa mugore uba muri Canada, ubu nuva yamubwiye ko akora muri NSS. Umugore akajya buhuka ambwira ati uzi ko ari by'umugabo ambwiye ibi n'ibi. Umugore Hirwa agahindukira akabibwira Kayirebwa. Kayirebwa nubwo ari ihabara rya Hirwa ariko aragiye ajya no kubihabara rya wa mugabo. Ariko kugira ngo abihabara rye byagenze gute, barabanje bamwangisha umugore we, bambwira ukuntu abareka wenda mfite ntambika makandi kantu ubwo nanibagiwe. Hakaba hari umunyamasengesho bamenye ko uriya mugabo kono umusenga cyane n'umuvuga butumwa, uriya mugabo wasigaye umugore akajya muri Canada. Babagiye ahantu ngo ku muntu witwa Papa Samuel ku Muhima mu cyumba cy'amasengesho afite n'umugore witwa Serafine. Urumva ko bamuneka bazi imintambwe ze zose, bamenya hasengera, baca hahandi bashaka abahanuzi bazababwira. Ubwo ni ya ekipi bakorana n'abanyamasengesho barimo. Wibuko mu banyamasengesho yajyaga abona ariko atazi na Hirwa arimo. Hirwa ntabwo yigeze amuciryera mu madiru, ahubwo Hirwa yazaga hehe mu cyumba cy'amasengesho nk'umunyamasengesho w'umuhanuzi. Hirwa yibuka ko yivuganira nandi n'umugore we, bivuga ngo ibyo agiye buvuge arabivuga neza azi details zabyo, ariko aje ninde ari umuhanuzi mu cyumba cy'amasengesho. Ati wowe ntufite umugore wa muri Canada? Ati disi mbonye ari kumwe n'abagabo, yishakiye abagabo muri Canada. Uraho ubwo ko umugore amubwira ati buriya ninjye urihira abana ishuri, ninjye umwohereza amafaranga, ninjye dépense nyinshi uzikafaringa. Niko Hirwa bidonata ahantu akazabikoresha muki mu buhanuzi. Bamubwira ko yanamuroze. Ati buriya umugore yarakoroze, sibyo? Ndadakwageraho ko umuruga byageze. Sha nubwo bibabaje ariko man. Ati umugore wawe yarakuroze kubera ko yifitiye abagabo muri Canada ashaka kukwica. Urugo ruratangira uragurumanye. Bivuga ngo no kuba umugabo ubu yafunzwe yarasigaye atakirara kuri matera, asigaye arara hasi ku musambi. Baramubwiye bati uburiri yabugutegeyeho ugomba kubwirinda. Ariko ubwo noneho ntamaze kumubwira ibya credit basabye. Umugore yaravuze ati mfite amafaranga uri hano muri Canada. Umugabo kuko nkuko yasabye azajya ku mushahara bahembwa amafaranga arenga miliyoni muri World Vision. Yari umuvuga butumwa n'ibintu by'amazina ari umurokore amasengesho umugore mu bintu byambere abonye ko umugabo yazize gukunda no kwizera ibintu by'ubuhanuzi biri mu byamukozeho. Ubwo aravuga ati ubwo credit yarangiye, ibya credit byarangiye akaba azayishyura, reka myihangane. Ariko ubwo bikiri mu bya credit kimara kubivuga ariho Hirwa beri yobera, hanavuga ngo Hirwa ntiwamenya abantu bakora nuko bameze. Hirwa aza kumubwira ati rero ubwo urumva mu Rwanda tuzi ko inzego zikorana, NSS na polisi na RIB na n'igisirikare barakorana. Aza kumubwira ati rero umugabo wawe tugiye kumufunga, twamaze kubifataho icyemezo. Birasaba ko ugira icyo ukora. Muri ako kanya atakimara kubimubwira, umwana we afite umwana mukuru, umwana wabo mukuru imyaka 22 abahamagaye nyina. Ubwo ho hari ninjoro aratungurwa ati biti, ati papa bamufunze. Ubwo Hirwa uriya mugore yamuriye amafaranga amadolari 500, nawe yamuciye ngo abimugiremo umugabo afungurwe.
Sandiri kugeza ubu amakuru mfite no kugira umugabo afungwa nta na dosiye yari afite nubwo rero yabikoze kuko banki ntiyari yareze n'umugore atarize. bivuga ko Hirwa afite ukuntu yakoranaga n'inzego byo gufunga abantu byo kugira ngo babarye amafaranga. Umugabo wari wafunzwe koko amaze guha amadolari 500 Hirwa, umugore nkuko yari abyizeye umugabo warafungurwa, umwana ati papa yatashye, sibyo? Ariko yuko ko uri kujua role zose ninde ni Hirwa ni uri kuri vora. Ubwo umugabo ahita abwira inde Kayirebwa kugira ngo amutume kuri inde kuri uriya mugabo, amwumvisha ukuntu umugore we ari we muri diru zo kugira gute zo gufungisha umugabo, ku buryo umugabo yafunguwe akabwira abana uburyo umugore we ari we ushaka kumufungisha, akambwira ko n'ikintu kiri kubitera ari ba bagabo bari gushaka yuko amufunga agaheramo akabona uko yibanira n'abo bagabo bibana afite muri Canada n'imitungo n'ibyo byose uburyo bashaka kumurangiza. Ubwo bimaze kugenda gutyo, ubwo urumva ikintu cyari gisigaye gihari, urugo rw'uriya mugore wo muri Canada n'umugabo uri mu Rwanda bari basigaye bari kurujongera babateranya kuko bafite amakuru yo ku mpande zombi, abandi bo ntago bazi ko ibintu bimeze. Ariko ni bamwe mu bantu bo mu nzego, ntago ari abo mu nzego barimo navuze bamwe mu bantu bo mu nzego, kandi abantu bajye babyumva neza ko harimo n'abatawe muri yombi. Yego, amakuru mfite nuko umupolisi ushobora kuba ari wataye muri yombi icyo gihe uriya mugabo adafite dosiye nawe yaba arimo gukurikiranwa. Inzego zacu ugaragaweho ibintu bidafite arimo nta rwego rukoresha mu marayika, ariko ugaragaweho ibintu bya indiscipline ntabwo bashobora kumwihorera. Hanyuma rero ubu umugabo ntafunguwe, ibyo biranarangira bya credit, umugabo atangira kuyishyura. Ariko ubwo umugabo uriya Kayirebwa yari narose yari habara rye yari yamaze kumwumvisha ko amafaranga bazashora ngo muri Kenkayori ngirunguka cyane, yavuga ati ngiye mu businessman mumani buriya uko ibintu bya Kenkayori weza amafaranga dushore. Ariko barariye barayamara, umugabo ntaza aho yarengeye. Umugabo yahembwaga agatahereza uriya mugore imodoka yarayimuhaye, ntabwo mu by'ukuri n'uyu umugore muri Canada ntasobanukiwe icyo bamukoze gituma amafaranga yose nkuko wundi yabitubwiye by'ukuntu agiye kubikuza 50 agashiduka yabikuje 600 yose akayabahereza. Ntabwo aramenya Hirwa n'uriya Kayirebwa imbaraga bakoresheje. Ubwo iyo birabaye birarangiye. Ariko ubwo hagati aho uruva umugore yari yishimye ati kuko n'umugore aravuga ati nubwo umugabo yandiye amadolari 500 ariko yanyimpaye amakuru yangiriye umumaro kuko ibyo byose ntabwo nari kuzabimenya. Ubwo noneho nyuma uyu mugabo Hirwa yarongeye ahamagara uriya mugabo aramubwira ati rero hari amakuru mfite. Ubwo ntagaze wari we ntabwo azi ko afite icyo uriho Narine, ati mfite amakuru ko hari credit wasabye ubisha umugore wawe, amakuru ndayazi, ngende umuntu ukora muri banke, sibyo? Nutama ruswa miliyoni 2 ndabimubwira. Umugabo urumva yatinze kuyamuha, rega nta kintu narakigira, ariko ubundi habura gato kugira ngo yashaka ko abagonganisha imitwe ku buryo buri umwe azajya muri amafaranga. Hanyuma rero ubwo ejo bundi bajya gufungwa, uti byagenze gute? Byavuye kuri ya credit bigeraho Kayirebwa ari namujyana kuri affaire yo kugira gute cyo kugurisha ikibanza. Ikibanza bari bafite cya 20 ngira ngo nenye, nibwo umuntu wakoze mwibazwa amakuru maze kumenya nuko mwibazwa ry'uriya mugabo yavuze ko icyangombwa kitabajwe haba muri banki ukira cyakoreshwe nyine utanga sabe credit, mwibazwa umugabo yasubije yuko yagikorewe ari Kayirebwa ari nakizanye ko cyakozwe n'umuntu witwa Hirwa reka tamuzi, bari bataragera aho bahurira. Urumva we ni master planner, ibintu akabikora akashyiramo abakozi babikora. Yego, watagaragara. Ariko umugabo ntabwo azihirwa kandi niwe wajongeraga ibintu byose. Hanyuma rero aragenda bakora biriya bintu byo kugurisha ikibanza. Bagiye gukora mutation rero, uti bafashwe gute? Umugore nta nubwo umugore ibyo by'ikibanza yarabizi. Bafashwe gute? Ubu system ihari, utunashimira inzego zacu ko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere. System ihari y'abanoteri b'ubutaka, iyo ugiye gukora mutation ku nshuro ya mbere, irangamuntu bijya muri systeme ku buryo nujya gukora mutation yindi ya kabiri
nibashyiramo ID bazasanga irangamuntu iri muri system. Nuko byagenze bashyizemo irangamuntu y'uriya mugore uri muri Canada, noteri abona irangamuntu uko kiraje ariko ifoto iri itandukanye n'iri muri system. Ari inyabya abahamagaye iribu niko kuza kubafata. Umugore ni waje gutanga amakuru rero bamaze gutabwa muri yombi, urumva amaze kumenya umugabo we katawe muri yombi. Wa mugabo yari azi ko ari necessary ariko yaje kwivamo ariko yajyaga ari mubwira ko Hirwa ibyo kubimenya bigoye. Yajyaga afotora mbere na mbere ahantu handi byumvikana ko hari abantu mu nzego bajyaga bakorana bamwe na bamwe. Cyagiye umugabo afungwa, ntibyagiye mu itangazamakuru cyagiye icyo cya mbere cya credit. Hirwa yese afotora ifoto y'umugabo yambaye amapingu ayohereza umugore muri Canada ati twamufunze. Akavuga ati ifoto yayibonye afashijwe n'uwamufunze kuko bari bakeneye kubicuruza. Ni nabwo umugore yagize ubwoba kuko yumvise ko umugabo we yafunzwe ari kuri $500 kugira ngo umugabo bamurekure. Kandi koko umugabo agira gute baramurekura kuko yarayemo rimwe ngira ngo urumva rero amaze kwizera ko ari umuntu wo muri NSS pe. Hari abajyaga afuyifotora ari mu kigo cya gisirikare kwirebero akamwereka ari mu kigo ariko ngo adafite aho ahuriye n'abo basirikare. Nibyo ari gukubwira erega ntabwo ushaka kumenya ukuntu yabigenzaga kuko hari n'amafoto amwe n'amwe bakwereka yo ku kibuga cy'indege ukabona ko ashaka kuba ari Photoshop. Ikoranabuhanga ibyo amafoto byo ntabwo wapfa kubyizera. Yego. Nk'iyo ya polisi yo yeretse umugabo niba ataramuzi byaze kumufata ari mu mapingu yanafunzwe koko byo byari byo. Ari nk'iyo mu kigo cya gisirikare ntabwo tuba turi mu kazi twebwe. Inzego zacu zirakorana. Umugore akarushaho kumugirira icyizere. Hari aho rero yatangiye kujya amubwira ibindi bintu iby'amadini y'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bindi yamubwiraga musaba amafaranga. Umugore n'umuntu yagishije inama aravuga ati ntabwo umuntu yakorana na NSS inzego zo mu Rwanda ntago ari ukuzikora. Ariko ubwo gizaga mbwatirega twebwe buriya maneko z'abanyarwanda ntaho tutagera naho muri Canada turahagera. Akamuhamagaza nimero kuri WhatsApp yo muri Amerika ati koko uyu muntu naho bajya bahagera ati buriya twe dushaka amakuru bajya banyoreza no mu butumwa muri za Amerika za Canada wonjya mpagera ati otaba urahaze ati haranjye amatembera ariko nje mu kazi ko kuneka. Umugore akavuga ati nziranye n'umuntu ukomeye rwose. Ariko urumva kubera ko n'amakuru yamuhaye yarambwiye ati umugabo wanjye mu myaka tumaranye akoreye World Vision imyaka irenga 20 ati ntabwo aragira kesi ni faranga rimwe ntabwo aragira kesi y'amanyanga na ntoya ati n'abantu ati no mu rugo naramwizera ku kigero ntari nzi y'amanyanga ati kandi ngiye kureba ibintu yakoze ntabwo ari ikintu byibuze yakoze ngo kibe gifite ikintu byamwinjirije. Ati byaje kugeraho umwana wanjye nohereje amafaranga ya minerivare y'ishuri y'umwana kayirebwa arayamurya. Ati mbimenye nibwo nabushije kubona ko umugabo yahindutse ariko icyo mvuze cyose akanyuka inabi akanabwira abana uburyo nyine asigaye ari mubi afite abagabo muri Canada ashaka kuzamwica. Byose babimubwiraga hehe mu abanyamasengesho ari ndi ubiri inyuma Hirwa master planner uze hari ifoto ye naza kuyibereka. Hirwa ari mu butayu ari guhimbaza urumva narumiwe noneho afite bibiri ubona ko umukozi w'Imana. Hari n'utuvideo mfite abantu bajya kureba kuri TikTok ye hariho amavideo ari guhimbaza Imana n'umuvuga butumwa ukomeye cyane. Uri kubyumva wa mugore navuga ko mama navuze yatekeye umutwe yambwiye ati ikintu cyambere cyankuruye ni atafite isengesho ati isengesho rwose ubona rikora rigera mu ijuru. Akababwira abantu ibyuma by'amasengesho biraza kurikora cyane babe maso pe diri yose Hirwa diri nyinshi zikoresha amasengesho. Noneho ubwo iby'ikibanza ejo bundi biba mbere yuko biba abana bari barahamagaye nyina baramubwira bati papa yatubwiye ko tugiye kwimuka tukajya mu mujyi bafite inzu nziza ku muyumbu ifite agaciro nka miliyoni 100. Kumbe nayo bari bamaze gupanga bahirwa n'aba Arine Kayirebwa ko nayo bazayigurisha so bakabashatse iyo bimukiramo bakodesha
babwira nyine akabwira abana karukwegera umujyi akomeza kumurindagiza ngo nukugwiza igishoro ngo azashinge kenkayori ngirunguka umugabo aravuga ati umugabo wanjye ko muzi iyo mico yose nayo yagiraga bafite ibintu bamuteye bafite n'inzu mu Gatsata bari bagiye kugurisha ariko icyatumye batagigurisha ni iki nuko Hirwa yamubwiye ati nimufite n'inzu mu Gatsata ati nayo ati we n'iryo habara rye Kayirebwa bagiye kuyigurisha umugabo abibwiye umugabo ati niyo mu Gatsata mugiye kuyigurisha umugabo agira ikikango abaretse ariko ubundi diri ruko bari kuzagurisha imitungo none bafite ibitungo umugore ari muri Canada arakora bumva n'umugabo kugira ngo mve ubushobozi bafite niyo umugabo ahembwa amafaranga hejuru ya miliyoni ku kwezi ariko umugore akaba ari we umenye inshingano nyinshi kubera ko ari gukorera menshi yego imitungo yose bari bafite amazu diri yuko bagombaga byose kuzabigurisha bakabirya bakabirangiza barangiza umugore afite umunyero ati byashoboka ko bari kuzamura bimushizeho bakamupangira bakamwica cyane cyangwa bakamuroga bakamuhindura igicucu kugira ngo basibanganye ibimenyetso byose imodoka yenyeretse ifoto imodoka bayifatiye mu gipangu kwa Aline ejo ibaze disi bashobora kuba bari bararuze n'umugabo ntange icyo kintu ubwo rero urumva ejo n'umugore yagiye kumva yumva umugabo yatawe muri yombi nibwo yamenye ko bari bagurishije cya kibanza cyane hari akantu wibagiwe ukuntu Hirwa yatakaga Kayirebwa umugore agatangira kugira amakenga ndazabuka kugeraho aho niho yavumburiye ko atari umukozi wa NSS yateze uyu muntu akaba atangiye gutaka uburyo cy'umugore wa Nyarutarama nukuvuga yaravuga ati ariko ubundi bwuzuye umugore umugabo wawe si yarigaruriye uwo mugore ni igitangaza umugore mwiza ufite nyashi ukomotse Burundi mwiza ati wa Nyarutarama utuye Nyarutarama kugira ngo bakomeze bashwane urumva ko gushwana kwabo niho bari babigiramo inyungu bari kugenda babiprofita kuri buri ruhande urumva bari kubijyamo yarakara bakayegera umugabo bati turabigenza gutya na gutya ni ukuvuga ngo rero niyo yavuze ati uyu muntu utangiye kumbwira ibi bintu hano n'umuntu yagisha inama ati inkotanyi ntabwo ari uko zikora ntabwo umuntu ukora muri NSS n'urwego rwiyubashye ntabwo yaza kuza mu ibyo bintu by'umwanda urumva atangiye kumbwira nyine ati jya no kugira ngo wenda agire amafaranga amuha bamukize ntabwo yatika tugukize wenda uwo mugore ubwo abigiraho amakenga aramuboroka kuva ubwo ariko avuga ati nubwo yandiye 500 amakuru yangiriye akamaro uko byari gushoboka ko imitungo yose bari kuba barayiriye ubwo rero kandi urumva n'impamvu batakoresheje wenda procreation ngo no kugurisha bakoresha ya procreation nuko umugore yamaze kuvumbura yuko ya procreation ya mbere yakoreshwe muri banke yamaze kuvumbura ko yakozwe so bivuga ngo iyo rero atamuhariye amakuru bari gukoresha bivuga ngo bari kurya imitungo yose bakoresheje procreation bayavuga ati we procreation kwemera kugurisha n'ibiki noneho agakoresha irangamuntu ye wenyine kuko umugore yatanze procreation ewana ubwo urumva umugore avuga ati amakuru bampaye nubwo yampemukiye nubwo ari umugome nubwo yagize uruhare mu kundarura umugabo no kumutwara imitungo no kumukorera urumva no kuba afunze umugabo nawe uyu munsi arafunze none umva ko none bafite izindi imbaraga hari amakuru mfite ngewe y'umuntu wabasuye reka amakuru atugeraho ko bambwiye batereka turaje dusohoke badusubikira wibukura umugore baramusubikiye umugore we umugabo warafungwa ari mageragere umugore baramusubikira ni ukuvuga ngo bafite imbaraga niba ari iz'abantu bakorana niba ari iz'amarozi niba ari izindi imbaraga zidasanzwe bafite n'ubu uriya mugore Kayirebwa abwira abantu ati ejo bundi bakadusubikira tukisohokera kandi kankubwire nkurikije amategeko y'u Rwanda uko ameze ntabwo umuntu ufite kesi nk'izo Kayirebwa afite bakabaye bamusubikira ariko we ntabwo azaba umwere kuko azi ko nyine ari urucabana ariko aravuga ati bazansubikira nsohoke imbaraga yizeye rero ntabwo nzi niba gusa ukurikije ibintu byose uko ubyumva n'ibintu byose bagiye bakora n'inshuro n'amasheke sans provision escroquerie uriya ari nafite uyu Hirwa we hari umuntu uriya mugore amaze kugira amakenga nyine yuko uramura batari umukozi wa NSS akabiganiriza umuntu hari umuntu yabiganirije arebye amazina akurikiranye abajije bamubwira bati uyu muntu arashakishwa nta station yari bitamushakisha kubera ibirego bitandukanye afite by'ibintu yakoze
nibaza ni imbaraga gusa ni amanyanga n'ubwo bwenge ni IQ iri hejuru cyangwa harimo n'abantu bafatanyaga cyangwa harimo n'imbaraga z'amarozi. Amarozi yo nkurikije abamaze gutanga ubuhamya nanjye ndi kwemeza ko atari gusa. kavuga ko akoreshaga imbaraga yarogaga abantu. Ariko se ngiye nkubwiye ko hari abantu banyibwira bati ngewe amafaranga narayamuhaye twararyamanye ariko nkubwije uburyo yanyishe mu mutwe simbisobanukiwe. Ate se nabivuga kuri kamera n'ijwi ryanjye ndikoresheje ntago byaba ibindi bamenya. Hanyuma rero abagore benshi bamaze kumvugisha n'abakobwa bakangati gutanga ikirego mfite ibimenyetso. Ariko ikirego ngiye kugitanga byazamuka. Ndi umugore ufite umugabo. Bahita bamenya kubwo ibimenyetso mfite bya mbere nagaragaza ni chat twagiranye. Muri chat twagiranye ndetse kuba n'ibimenyetso by'uko yandiye amafaranga harimo n'ibyuko twaryamanaga. Abantu baryamana bavugana kuri chat ntago babayoberwa. Nishushu sheri ejo byagenze gutya warandyohereje bimeze gute byahita bigaragara. Ati nubundi ngiye gutanga ibimenyetso rahita nsenya. Hakone baranabikubwira nabo nanjye uwo mudamu yarambwiye ati hirwa. Abagore benshi bataduha mwumva benshi tuvugaho abenshi nakubwira ngo ndamutse ntanze ubuhamya nterura. Nanjye arambwira icyo ati hari ubuhamya ntatanga kuko amafaranga nahaye hirwa. Umugabo wanjye ntiyarabizi ndamubaza ni none se ni gute ko watanze amafaranga ngana n'icyo umugabo watabizi. Ati aka kanya sinayimubwira ati kandi ngiye gutanga ubuhamya cyangwa se ikirego. Byakura kuko uyu nguyu byageze ku rundi rwego urumva umuryango wanjye ukazabimenya. Erega urumva rero ko urumva niba mfite abakobwa barenze 4 banyibwirira yuko hirwa ngati ngerwa sinakubeshye ntituziranye. Hako sinakubeshya teoriye twararyamanye kandi rwose yandiye n'amafaranga ariko sinabivuga. Nukuvuga hirwa we yakoreshaga uyu mugore Kayirebwa. Yego. Mu kuyobya nde uyu mugabo Karisti. Hirwa kongera akagaruka akongera agatera ubwoba uriya mugabo Karisti. Yego. Sibyo? Akongera akagaruka akamuteranya na mugore we wo muri Canada. Ewana sha. Uyu mugabo ni master plan kabisa. Yarabafite gutya ibintu byose. Nukuvuga ngo rero uyu mugore uriya Kayirebwa n'uyu Karisti bamaze gutabwa muri yombi. Niwe waje gutanga amakuru kuko yarazi ibyo yagiye amukora agaragaza ibyagiye biba byose. Bajya gutracking amanimero yagiye avuga naho nawe kuko amafaranga yamuhaga yamubwiraga amanimero akoresha. Ntabwo akoreshaga iyo nimero bavuganaho. Yavuga ati urumva urugego nkorera hene sesi bahita bamenya. Yashyire kuri iyo. Shari kureka nkubwire. Uyu mutipe sinzi wa mugani hari izindi mbaraga pe kuko hari ibintu mba ntiyumvisha. Nta kintu atakoraga kibaho muri isi y'abazima. Urumva bamaze kumenya ko umugabo arajya mu cyumba cy'amasengesho. Umva ko abantu bazi kuvumbura. Icyumba cy'amasengesho ari ntajya kijyamo. Umve ari nta kijyamo. Sibyo? Arine Kayirebwa ntahahuriye na hirwa kuri Karisti ntabyaze. Agiye gusenga asize Arine Kayirebwa. Ageze mu cyumba cy'amasengesho haje umuntu witwa Hirwa. Uziranye n'umugore muri Canada bavugana uza makuru ye uzinanye na Kayirebwa umuha makuru. Kambwa ati Kayirebwa ngo yanamuhaga n'amakuru yaho mu rugo kuko ngo yarasiga abana n'uyu Karisti. Urumva noneho we amakuru yamuhaye akayakomera n'amakuru yavanye muri Canada bakayakoresha bahanurira umugabo bateshe shati ikankubwiye yitagera ati y'Imana yibitaba imbaraga z'Imana. Uyu mwaka ntabwo ari gushira udapfuye kuko ibintu yakuroze buriya byonyine ntubona igitanda ufite uko gisa kandi umugabo akumva uretse igitanda n'amashuka abantu bari gusengana bose ntawe ubizi. Umugabo akumva ibyo bintu isaro n'icyumba bamo ntawe ubizi. Sibyo? Ubwo wenda n'urugero ntanze ariko details zijyanye n'ubuzima bwe ntawe uzizi. Ariko Karine yazihaye nde Hirwa yazikoresha mu cyumba cy'amasengesho ati kakubayeho atora mugore wawe ibi nibi ntimerutse kuvuga ibi nibi ntiyakoresha ibintu ibi nibi rero kakubayeho. Urumva Hirwa nawe afite abagabo muri Canada kakubayeho. Hirwa nawe yashetaga nde uyarine ati nubwo ari umusambane wanjye reka mushete nanone yongera gusambana n'abandi bagabo mukoresha. Musambana kwabo nawe cyari kibahuje cyane n'escroquerie. Ariko reka nkubwire
hari ukuntu ureba umuntu ukabona narebaga uno mudamu rwose ukuntu yiyunamaga afite isoni afite ikimwaro ariko ngiye numvisha amabara ye ndavuga ntiyagakwiye ni ukuri kuba ariko noneho uribaza ko na n'ubu ngubu amakuru mfite ari uko yizeye ko azataha ko bazamusubikira ntabwo ko bazamugira umwere ko bazamusubikira kumusubikira rero urumva ni nko kuba afite icyizere cy'izindi mbaraga yizeye ntazi ngo nizeye ubwo wenda na Hirwa we ashobora no kuba atanazi ko Hirwa yataye muri yombi berega umenye ko bamutaye muri yombi imbere uri kubyumva ntabwo bayaberwa abangaba berega baba bafite abantu abo bose bari hanze bakora n'ibiganiro yego ntabwo abantu bamaze kumuha amakuru ariko urumva nyine agitabwa muri yombi asanga nabwo yavuze ibyo yaravugaga ati mfite umuntu wanjye ufite imbaraga zidasanzwe twahirwa diri zose araza kuzijyamo ariko nanone ikindi kintu Theo navuga aba bantu bitinya kujya gutanga ubuhamya kubera ko icyo tuzi ribu igira ibanga wenda nacyo nenda kuza kuvugaho abantu tunabamare impungenge rwose iyo umuntu afite urwo rwikekwe mu nzego yaba ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha mu rukiko baguha kode ntawe uzamenya ko baryamanye uburyo bavuga bati ni umuntu XYZ watanze ubuhamya ubu n'ubu bugashingirwaho n'ikirego watanze rwose ntihagaragazwe identification yawe yego ariko nanone urumva nko kuregera indishyi biragoye ko wagera indishyi utahibereye kuko nuregera indishyi urashaka umwavoka aba ngaba bashobora kudashaka indishyi ariko ubwo wajya gutanga miliyoni 5 cyangwa 3 ufite ikibazo cy'amafaranga Theo shajyo byihorera ibyo ako shabuze umuntu yariye umukobwa yariye miliyoni 20 y'idolari wa wundi yego abana mukomozaho sanze tuvuga mwihorere tuvugane nawe bamwereka akuriya mukobwa uramuvuze nibuka andi makuru namwumviseho ngiye namvugaye n'abantu barenga 2 uriya mukobwa yakundaga kuvuga nyine kuriya nyine batubwiye ugendeye nyine physical appearance yego akamuvugaho niwe ari hanini yavuga niwe hanini buretse gato yakoreshaga umukobwa w'umumeti nk'iturufu w'umwarabu yamukoreshaga nk'iturufu yamuriye amafaranga yego anamubashya ko bazabana we byari binageze kure n'iki ari mu batumye ibintu bye byinshi bimenyekana kubera ko uwe yahemukiye ahantu hamwe muri Rusororo nawe yaramubwiye ati rero buriya mfite umugore ariko aba hanze yagiye gusura iwabo undi ati none se ni gute wibana muri etage uwo nawe tuzamugeraho noneho birarenze noneho ikindi gice we birarenze ibye atariko ati none se nuzi ko Abarabu bagira umuco wabo utandukanye n'abanyarwandakazi hata umunyarwandakazi ntiyajya gusura iwabo amari y'icyumweru atariko bajya bafata vakansi akagenda akabana n'amezi 3 ubu ntawe uhari ati ntubona ko n'imodoka yayisize ati mu by'ukuri nasanze imodoka 2 nziza pe ati iyi niyo yasize ahangaha aparitse iyi ni yanjye atariko mu by'ukuri yanyeretse n'ifoto ye ati mbona n'umwarabu rwose mwiza cyane ndabyizera urumva rero nawe kandi uwo n'umwarabu ubahana Kigali rwose nahakora ndahazi hariya mu mujyi urumva rero nawe kandi si ubwa mbere amurishishije uriya mukobwa uriya mukobwa n'uvangu yamukoresheje uretse kubana muri amafaranga yamwitabazaga mu yandi madini none y'ubuteka umutwe erega abantu badukurikiye babyumve neza niba mwumva diri yakoresheje Aline n'uburyo amakuru yamukuyeho yakoreshaga mu bindi ni nako ubuteka umutwe bwose yakoreshaga ikintu kimwe yakibyazaga bindi kuko tekereza kuba Aline bari kurya amafaranga uriya mugabo ariko agahindukira bavuga ngo ntahagije reka muteranye n'umugabo wa muri Canada nawe musaba andi mafaranga sha yafite gahunda nawe kuzakomeza murya menshi nuko umugore wo muri Canada yabaye umuntu ucanye ku maso hari undi muntu rero ukora mu rwego rw'amagereza ntabwo ari umuvuge yego oya reka mvuge poster ko sindi bumuvuge kuko amakuru yampaye nta kibi kibirimo yabaye umuyobozi wa gereza zitandukanye hano mu Rwanda igihe yayoboraga gereza y'Imuhanga bamubwiye yuko Hirwa yiyogoshesheje ngo no gupfa yapfa nibyo yasanzwe bikangisha n'ubushize twarakavuze yasanzwe bikangisha bigakunda ariko hano amakuru arimo mashyashya nayaye nabwo ati arareba mu bwenge azi n'ubushishoza afite ati ngiye mu mwogoshe napfa urwo rubanza nzaruburana baramwogosha yarasanzwe amuziho ubwo butekamutwe uyumvishe ari imitwe yumvishe ari imitwe avuze ngo kumwogosha ngo ahita anapfa
bigeze kogosha so urapfura bibona ati urumva reka umuntu barakoze ikosi utapfa kuzanaho amaneno yaho adafite ibimenyetso ati noneho sasa nta kintu tumutwaye nta muntu dukubise mwebwe mu mwogoshe icyari bubi ndakibazo urubanza ngiye nk'umuyobozi wagera nzajya kuruburana abaragoshwe rero muri gereza dore ngo hirwa waramaze kuba kwica mu mutwe arabura hakwirwa uzabona ko hari amafoto amwe namwe uzajya ubona adafite umusatsi bishobora kandi nk'icyo gihe nyuma asohotse avuye muri gereza ya Muhanga icyo gihe rwose umuyobozi yambwiye ati naratanze itegeko ngo bamwogoshe ikiri bubu urubanza nzaruburana shamana abantu bose rero bifatiye ngo aramutse yogoshe ngo ishyano ryagwa abura hakwirwa ufite icyo wongeraho ndongera kwibaza hirwa agiye asubikirwa gute ufite izi kesi zingana gutya kandi nayo mpamvu aho ari naho uriya ari inari bashaka kuba bizeye gusubikirwa ibi ndi kuvuga abantu babyumve neza ubutabera bw'u Rwanda nabwo ubwabwo buzi ko buriya ku muryango usanga hose hari urugi ruvuga ngo tolerance zero akantu k'agapapuro kariho gasobanura ngo kandi ugize kandi tujya tubona ribu ita muri yombi abashinjacyaha ita muri yombi abacamanza ita muri yombi abaribu ita muri yombi ingeri zitandukanye kandi n'amakuru namaze kumenya ko hari umupolisi nawe ukurikiranyweho kesi y'ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo umuntu yabishimira inzego ariko bakomeze basuzume ino n'inzego z'ubutabera zizasuzume urubanza rw'aba bantu ntihazabemo kuko urumva nk'uriya mugabo gusubikirwa singiye kumuburanira nk'uriya mugabo niba ari ubwa mbere ahuye nawe manyanga bashaka kubabona ngo impamvu yatuma amusubikira yabiyi ngiyi ariko reka kanumve kugira ngo wenda ngire ahantu nakuye nkora amakuru menye neza ibyaho sibyo reka ni gushaka kugira ngo mbahe ibintu nizeye mbabwire Kayirebwa kese afite Kayirebwa afite kese yuko ebyiri zo mu uyu mwaka afite sibyo hari umugore watanze ikirego avuga yuko yahawe sheki itazigamiye yo muri Equity Bank ya miliyoni 10,500 ayihawe n'uyu nguyu Kayirebwa Aline sibyo yego icyo kirego cyaratanzwe kuri RIB mu ntangiriro z'uyu mwaka hari ikindi kirego nabwo cyanyuma y'amezi 3 cyatanzwe kuri RIB ya Kimironko kigaragaza ko uyu nanone watanze ikirego avuga ko yakorewe ubwambuzi bushukana bw'amafaranga miliyoni 14 y'ubugure bw'umutungo utimukanwa n'inzu sibyo iri mu kibanza gifite UPI nayo naje kuyimenya nabwo byakozwe narine ari nafatanyije n'umuntu witwaga Imana ifasha Samuel witaga umusirikare ariko uyu munsi yarakidegembye byumvikana ko ntabwo ibi bintu by'uyu muntu byoroshye sibyo ntabwo byoroshye Theo reka dusoze gusa icyo twasorezaho n'ubundi nk'ibisanzwe abantu bakomeze babe maso kandi bumve yuko niba wamugana ugiye mu rukundo ukabona nyine umuntu ameze nka Hirwa hari bahirwa benshi hano abantu baraza kwizera abandi rero kari ikibazo gikomeye kuko Aline amakuru yatanze abantu babyumve neza nituvuga ibintu by'amasengesho reka mbabwire muri bukene mukuru yavuze muri site ku bintu by'insengero ubone ko abantu mwabyumva uza abantu maze kubona ko bagiye batuburirwa n'ibintu byo uzana bagiye bagenda ukajya ahantu Sandrine avuga ati buriya rero Sandrine nkubwire buriya mugabo wawe washatse mwana byaranye ntabwo ari Imana ubundi buriya yakugeneye urazana kwicarega buriya zana kwica bashyingure no umuntu abikubwiriye my friend bakubwira ko na Google iba makuru yacu kayatangaza kaya abantu bakeneye kumenya ibyacu bakazayifashisha ko wenda bayifashisha kugira ngo nk'ubu ntago nenshi bajya bamenya ngo kugwe yiba amakuru gute ariko buryo yibamo mu buryo bw'ikoranabuhanga
ukwiye gutuma umuntu umenya ngo iyo umuntu wawe iby'amakuru abantu benshi tutamenya uburyo wenda kuko yiba amakuru iyo utanze information online kumwe usevinga password n'ibiki ushaka gukunda gusacinga koka ikonje ku bantu bagura ibintu online bena aho mu mahanga wajyana muri restaurant kuko bamaze kumenya identification yo kwanda bakuzaniye koka ikonje turabizi ukunda koka ikonje ukibaza abantu babikuye aho ukunda kuyisacinga ibyo dukoresha ama device yacu kuko ibi bibona noneho ikaba yabikoresha ku ma platform online mu gihe bakeneye kuturekomanda ibintu bakeneye ko tugura amabanga ubitsa umuntu wibwira ko ari umuntu uri close yayifashisha mu baguhanurira ukazibazaho ariko umbwira ngende kwibaza umuntu ukurikiye niba yakurikiye scenario amakuru uyu mugabo ukunda amasengesho umuvuga butumwe mubona umuvuga butumwe ukora muri World Vision amakuru yahabwa ku mugore uri muri Canada yamara kwebwa kayahabwa n'amakuru ajyanye nawe ubwe aho arara aho akora sibyo umuntu ejohereje amafaranga kuri momo kuko trace zose zibyo bari buhanure zatangwaga nande narine umukora bahorana babana wihabararye ayo makuru urumva bayakubwiye wizera ibintu by'ubuhanuzi wayacikiraye none uyakubwira arabivuga dategwa ninde nihirwa uyakubwira bivuga ni n'umugore wawe kandi nyuma y'ibyo avuganye n'umugore wawe Arine akaza akamubwira ibyo mwavuganye byose abantu babe maso kandi bakanguke bakoreshe imitwe nyine nicyo Imana yiduhereye kandi navuga ibi ngibi bijye biba isomo kuri benshi ryo kugira ngo ntagire umuntu twizera private investigator uyu mutipe nkimara kumva ibyo nibwo nemeye ko hari aba private investigators hari abantu baba maneko bakora iperereza ariko bikorera ku giti cyabo kubwo inyungu zabo bwite hari abantu bazi kuperereza kabisa umuntu akakwinjirira amakuru yawe akayamenya ubu rero n'ibindi tuzabimenya ariko ikintu navuze ubushize mu biganiro byashize urongeye kugishimangira ntabwo Hirwa yigeze akora wenyine yakoranaga n'abantu benshi batandukanye simvuze abantu bo mu nzego kuko nta gihamya bifitiye ariko ibyo babwiye Arine ariko none nkakomeza gukemanga namwe muze kuduha ibitekerezo ariko n'inzego zacu kumbure zirebe niba iyo miyaga yose yagiyemo kuri Hirwa no kuri Arine ari ibintu byaje gutyo gusa ari amanyanga ari ubwenge bakoresheje niba nta n'imbaraga zirimo no kuba Hirwa yarabwiye umugore w'umugabo ati ndamugufunguriza kuko akahita afungurwa kadusubikiraho naho ubutaha urakoze cyane ubwo n'abandi bakomeza kuduha amakuru nimucika intege n'abaduhaye amakuru bakabumvise tutarayavuga rega ni menshi ntabwo twayavugira rimwe yego ni menshi kandi reka nkubwire n'abantu bajyaga bambwira ngo bino bintu ubu se iyo tuba twarahagaze kujya Hirwa iyo operation batayimenya ntabwo bari gusobanukirwa mu by'ukuri tuzahagarika yaburanye ntanabura ahubwo yasomewe yego iyi case kwanza nagira ngo wenda mare n'abantu impunge yani wavuze ngo irarambiranye nta kibazo n'ibikura amenye ntago irandambira nagira ngo abantu ari n'itegeko mu mahame y'umwuga w'itangazamakuru dutegetswe kuzakurikirana tukazabatangariza imyanzuro y'urubanza kuri abantu kubera ko baracyari présumé innocent baracyafatwa nk'abere imbere y'amategeko kuko bataramwa n'icyaha kuko twabatangaje rero dutegetswe kuzatwabwira ati ba bantu babayabere cyangwa se bafunzwe kugira ngo tube cyangwa se basubikiwe ntibaba babayabere n'ubundi so ubwo rero navuga ngo ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye zitari iyi gusa nakagaruka tugenda tubigarukaho haba Kwezi TV haba kuri Gasaro TV haba nibyo duhuriyeho bitari iki ngiki nabyo turakomeza tugenda tubibagezaho ariko nibi ushaka duhagarike shamagira ngo muca abantu intege bari kuduha amakuru mukomeze muduha andi makuru yego nibinshobokera reka mbikwisabire madam rwose aho ngaho uri muri Canada amakuru mvuze nawe nuyakurikira urumva yuko navunaguye kuko ni menshi mbabarira ubutaha Sandrine nawe uzamakanya nzicara hano muhamagare umudere kubimusaba mu buryo buri privé ariko nguteje abadukurikira kugira ngo bamenye ko uturi mu mwenda wo kuduha amakuru kugira ngo wenda ibitari clear bisobanuke kurutaho yego mwakoze cyane Gasaro
TV.